ababyeyi bose tufite donc twari tumvishe nabi kubona gute basi yatusuzugura basi andika ngo ni convention ngo turumvikanye comité de parents ngo na ambassade ngo na direction y'ikigo kandi ni kubesha kwinuba kwa ababyeyi barera mu kigo cya Groupe Scolaire Consulaire Congolais de Kigali gikora mu murenge wa Gikonda karere ka Kicukiro ngo gushingiye kuko babangamiye n'amafaranga y'ishuri ikigo cyabo cyazamuye batabagishije inama kandi ngo ubuyobozi bw'ikigo bukoresha ingengo y'imari y'igihugu cya Kongo. Ariko reba twayishuraga primaire twayishuraga 26000 buri mwana par trimestre, hanyuma nani secondaire tukayishura 52000. Hanyuma rero directeur yafashe sasa azamura ibiciro abishire hejuru cyane, afata primaire ayishira ku 36, afata secondaire ayishira ku 66. Urumva twe tubonera amafaranga ni menshi cyane. Ababyeyi bavuga ko ikigo cyaba ari cya leta ya Kongo nta mpamvu ubuyobozi bw'ikigo bwashingiraho buzamura amafaranga y'ishuri batabiganiriyeho nibura na komite y'ababyeyi bakorera muri icyo kigo. Shahara ituruka muri Kongo ira ni prime twe tutanga. Urumva hari n'andi mafaranga leta ya Kongo ibahemba. Izamurwa ry'amafaranga ni kibazo ababyeyi babona ko kibabangamiye kuko ngo nta bushobozi bafite bwo kwishyura amafaranga kandi ngo badashobora kujyana abana babo mu yandi mashuri kuko yigisha mu Cyongereza. Perezida wa komite y'ababyeyi mu kigo cya Groupe Scolaire Consulaire Congolais de Kigali avuga ko umuyobozi w'ishuri yihaye uburenganzira adafite ububasha bwo kongera amafaranga batabyumvikanyeho n'ababyeyi, ari nayo mpamvu avuga ko yahagaritswe ku buryo bunyuranyije n'amategeko agenga uburezi muri Kongo. Directeur yongeye amafaranga atumvikanye n'ababyeyi. Yongeye amafaranga ikazana ikibazo rero n'ababyeyi. Ubu ngubu ababyeyi bose bararakaye kandi yabikoze bitanyuze mu mategeko, ko amategeko yo ivuga ko amafaranga yose yagahimbaza musiki ababyeyi batanga byose bikorwa muri Assemblée Générale des Parents, kandi wenyine yabikoze andikira ababyeyi kuri proclamation ya le 1er juillet ita afata to tumakomunika tushira kuri mabilité. Ababyeyi rero babibonye bakarakara. Ikindi ababyeyi bavuga ko ikibazo cyabo bakigejeje muri ambassade ya Kongo mu Rwanda ariko nibagira icyo bagikoraho kuko ngo babandikiye inshuro nyinshi babasobanurira ikibazo cyabo ariko ubuyobozi bwa ambassade yabo nibwo bakemurira ikibazo cyabo. Gouvernement Rwanda turebe basi niba ishobora kudufasha kubera twe twagiye nani ku ambassade twari tuzi niyo tuzavanamo kisubizo, hanyuma ambassade nayo nta na kimwe ijatufashije ho. Vraiment mutufashe turabasabye ababyeyi bose tufite vraiment ikibazo kikomeye. Nkuko babyivugiye kuri mikoro ya RoyalTV ngo bashingiye ko ikigo cyabo gikorera ku butaka bw'u Rwanda barifuza ko leta y'u Rwanda yakwinjira mu kibazo cyabo kugira ngo ibafashe kugikemura. Nakunze guverinoma y'u Rwanda kubera igendera ku ukuri. Muntu afite makosa ikamuha makosa, muntu afite ukuri bakamuha ukuri. Nabonye tukabishyira mu maboko ya leta y'u Rwanda tutabona solution yacu. Ruhande rw'ubuyobozi bw'ikigo bwo bwatangaje ko ntacyo bushobora kuvugana n'itangazamakuru kuri iki kibazo batabihereye uburenganzira na ambassade ya Kongo mu Rwanda. Iki kibazo kiramutse kidakemutse bishobora kugira ingaruka ku myigire y'abana mu gihe ababyeyi babo babuze ubwishyu bw'amafaranga y'ishuri. Iki kibazo tuzakomeza kugikurikirana kugira ngo twumve icyo ambassade ya Kongo ikivugaho. Edi Mwerekande, RoyalTV.